Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Ikigega mpuzamahanga cy'imari ku isi FMI kirateganya ko amahoro Amerika yashyiriyeho ibihugu byinshi n'urujijo ku masoko y'imari bizatuma umuvuduko w'ubukungu bw'isi ugabanuka. Vatican yatangaje ko umuhango wo gushyingura Papa Francisco uzabera kuwa gatandatu muri urubuga ruri imbere ya Kiliziya nkuru yitiriwe Mutagatifu Petero. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ishyaka rya PPRD riranyomoza amakuru amaze iminsi avuga ko umukuru waryo Joseph Kabila wahoze ayobora iki gihugu mu minsi ishize yinjiye mu gihugu anyuze mu mujyi wa Goma. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese. Ikaze muri aya makuru yo kuri wa kabiri, turi ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kane. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere kuyerekeranye n'imari. Ikigega mpuzamahanga cy'imari ku isi FMI cyagabanuye ukuntu gibona ubukungu bw'isi buziyongera, maze cyongeraho ko amahoro Amerika yashyiriyeho ibihugu byinshi n'urujijo ku masoko y'imari bizatuma umuvuduko w'ubukungu bw'isi ugabanuka. Ubu noneho FMI irateganya ko ubukungu bw'isi buziyongera ku rugero rwa 2.8% muri uyu mwaka, bukaba buzaba bugabanutseho 1/2% ugereranije n'uko yari isanzwe ibona bizagenda. Igihugu kizagira ubukungu butaziyongera cyane kurusha ibindi ni Amerika, aho FMI yagabanisheho 1/3 kuri 2.7 by'umuvuduko yari isanzwe yarateganije. Ku Bushinwa buhanganye n'amahoro ari hejuru cyane ya Amerika, umuvuduko w'ubukungu bwabwo wari uteganijwe wo uzagabanukaho 0.6%. Kwa gatandatu, abayobozi b'ibihugu babarirwa muri 10 n'abanyagatolika babarirwa mu bihumbi 10 bazitabira umuhango wo gushyingura Papa Francisco. Misa yo kumuherekeza izabera mu rubuga ruri imbere ya Kiliziya nkuru yitiriwe Mutagatifu Petero i Roma. Kwa gatatu, umurambo wa Papa Francisco uzajyanwa muri iyo Kiliziya, aho abantu bazajya kumusezeraho bwa nyuma ukazahaguma kugeza ashyinguwe. Vatikani yashyize ahagaragara amashusho y'umurambo we mu isanduku ifunguye, wambaye ikanzu itukura, ingofero y'ubupapa ku mutwe na rozari mu ntoki. Uyu mupapa wari ufite imyaka 88 yatabarutse kuwa mbere hazize guhagarara kw'amaraso mu bwonko no guhagarara ku mutima. Vatikani kandi yashyize ahagaragara ibindi bisobanuro birambuye ku masaha ya nyuma y'ubuzima bwa Papa, ivuga ko urupfu rwe rwaje vuba kandi ko atababaye. Ivuga ko Papa Francisco yatangiye kumva amerewe nabi hasigaye hafi amasaha 2 ngo atabaruke. Mbere yo kujya muri koma, yapepeye umuforomo we bwite Massimiliano Strapetti, mu byo Vatikani yavuze ko cyari ikimenyetso cyo kumusezeraho. Kimwe mu bikorwa bye bya nyuma kwari ugushimira bwana Strapetti kuba yaramuteye inkunga ngo yo gusuhuza imbaga y'abantu bari ku rubuga rwitiriwe Mutagatifu Petero ku cyumweru cya Pasika. Vatikani ivuga ko Papa yagize ati, urakoze kuba wangaruye kuri uru rubuga. Abantu batangiye guhwihwisa hagati aho amazina yabo bakeka ko bashobora gusimbura umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco. Haranibazwa kandi niba uzamusimbura zakurikiza amahame yo kujyana n'ibihe tugezemo rimwe na rimwe yaranze uyu mupapa. Afurika nk'umugabane ufite 1/5 cy'abanyagatolika bose ku isi, kagira kandi n'umubare wiyongera cyane w'abayoboke b'Ikiliziya. Uruhare rwayo rwakomeje kwiyongera mu biganiro bijyanye n'icyerekezo cy'ukwemera Gatolika. Hari na bamwe batekereza ko Papa mushya ngo ashobora kuva muri Afurika. Ni inkuru ya Mayenne Jones umugezwaho na Prime Ndikumagenge. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagereranywa kuba hari abakatolika bashika 50,000. Cardinal Fridolin Ambongo yatangaje ikigandaro cy'iminsi 9 cyo kwibuka Papa François. Cardinal Ambongo ari mu ndongozi z'abanyafrika babonwa nk'abashobora kwitoza kuba papa, akaba uyu munsi ari mu nzira aja i Roma.
uwo musenyeri mukuru wa Kinshasa w'imyaka 65 yagizwe kardinali mu 2019 na Papa François, aba umwe mu bantu bakomeye biyamirije ibyo guha umuhezagiro wa ekleziya umugore canke umugabo yubakanye n'uwundi nkawe. Abandi bashobora kwitoza bo muri Afrika barimo Kardinali Peter Turkson wo muri Ghana, azwi cyane mu kuvuga ku bibazo by'ihindagurika ry'ibihe n'ubukene, na Kardinali Robert Sara wo muri Guinea. Bose bafatwa nk'abafise ingendo ya kera ku bibazo by'imibano. Robert Sara yarafashije kwandika igitabo gishigikira ukutarongora kw'abapatiri. Ariko naho Afrika ariyo ya mbere ifise urugero runini rwo kwiyongera kw'abakatolika ku isi, abaraba ibintu n'ibindi bavuga yuko atamahirwe menshi ahari ko Papa kurikira azova muri Afrika. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, bari kuri internet muradukurikira kuri Facebook Live. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa ku isi PAM ryatanze impuruza ko inzara iri mu kwiyongera muri Ethiopia, aho amakimbirane amaze igihe ndetse n'imihindagurikire y'ikirere birimo gutuma abantu babarirwa muri za miliyoni babura ibyo kurya. Kuwa kabiri uyu munsi PAM yavuze ko kubera kubura amafaranga guhera mu kwezi kwa gatanu izahagarika gutanga ubufasha ku bihumbi amagana by'abana n'abagore bafite ibibazo by'imirire mibi. Ni inkuru ya Iberta Karekidan mugezweho na Ivete Kabatesi. Abanya-Ethiopia barenga miliyoni 10 ubu bugarijwe n'inzara cyangwa imirire mibi, mu gihe imiryango ifasha ifite ubushobozi buke ugereranije n'ubukenewe. Muri bo harimo miliyoni 3 bahungiye mu bindi bice by'igihugu imbere kubera imvururu nyinshi ziri hirya no hino. Ishami rya Loni ryita ku biribwa rivuga ko ubu ikigero imirire mibi iriho giteye inkeke. Ethiopia kandi icumbikiye impunzi 800 zaturutse mu bihugu bituranye nayo, harimo n'abahunze intambara hagati y'abanyagihugu muri Sudan, ibintu byatumye imfashanyo ikomeza kugabanuka cyane. Ishami rya Loni ryita ku biribwa rikaba risaba ubundi bufasha bwihuse. Tugiye ku mugabane wa Aziya, abantu barenga 20 biravuga ko bashobora kuba bapfuye nyuma yaho abagabo bitwaje imbunda barashe kuri ba mu cyarugendo burira imisozi ahantu hitaruye hafite uburanga kamere budasanzwe mu ntara ya Kashmir iyobowe n'Ubuhindi. Abayobozi ntibaremeza umubare w'abahasize ubuzima, ariko amakuru atavuye muri leta yageze kuri BBC avuga ko byibuza abantu 20 bapfiriye mu gitero cyagabwe kuri ba mu cyarugendo bagendaga n'amaguru bava mu mujyi wa Pahalgam. Amashusho ya video yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana abapfuye n'abakomeretse baryamye mu rwuri mu gihe abantu bariraga basaba ubufasha. Minisitiri w'intebe w'Ubuhindi Narendra Modi yavuze ko iki ari igikorwa cyuzuye urwango kandi ko ababikoze bazafatwa bagashyikirizwa ubutabera. Tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abayobozi b'ishyaka rya PPRD banyumuza amakuru avuga ko umukuru waryo Joseph Kabila wahoze ayobora iki gihugu mu minsi ishize yinjiye mu gihugu anyuze mu mujyi wa Goma, no mu gigenzurwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 bivuga ko zishyigikiwe n'u Rwanda. Ubuyobozi bw'ishyaka PPRD kandi bukomeje kwamagana icyemezo leta ya Kongo yafashe mu mpera z'ikimuri gishize cyo guhagarika ibikorwa byaryo, mu gihe leta irishinja n'umukuru waryo gukorana n'umutwe wa M23. Mu kanya kashize navuganye n'uwungirije umunyamabanga uhoraho w'ishyaka PPRD Ferdinand Kambere, maze ntagira mubaza aho Joseph Kabila ari ubu ngubu. Kuri ubu ari hanze y'igihugu, ndakeka ari mu majyepfo ya Afurika kuko niho yatangiye ibiganiro nka 2 cyangwa 3. Ariko se yageze i Goma nk'uko byavuzwe? Ibyo ntabwo ari byo na busa, ntiyigeze ajya i Goma. Abayoboke b'ishyaka ryacu i Goma ntibigeze babyemeza, ndetse na UDPS nayo ifite ibiro byayo by'intara i Goma ntiyigeze ibasha gutanga ibimenyetso by'uko yaba yarahageze. Nta muntu n'umwe wigeze amubona i Goma, yewe n'i Kigali ntiyahageze nk'uko byavugwaga. Murahakana rero mwivuye inyuma ko atageze i Goma na gato mu minsi ishize. Namibia niyo dutangira ubuhamya, nayo ubwayo yaravuze. Yasohoye inyandiko yagejeje kuri SADC
yibaza impamvu guverinoma ya Tshisekedi imuvuga yemeza ko yanyuze i Kigali ajya i Goma kandi ari muri Namibia. Ubwo ni ubuhamya bugaragaza ko atigeze akora urugendo, ko atigeze ava muri Namibia ngo yerekeze i Kigali na Goma. Nyuma y'iminsi isaga 4 ni izihe ngaruka icyemezo cya leta cyo guhagarika ishyaka ryanyu kimaze kugira? Twebwe twaratunguwe gusa kubona hagera ku munsi wa 4 ntacyo turamenyeshwa kuri iki cyemezo, kuko ibyo twasomye ku mbuga nkoranyambaga ntabwo twigeze tubimenyeshwa. Mu by'ukuri abaminisitiri ntibafatira ibyemezo mu matangazo, babifatira mu mategeko teka, kugira ngo uruhande rwumva rubangamiwe rube rwakwitabaza inkiko mu gihe rwumva ko hari ikirubangamiye. Ariko ibyabo byo ni amatangazo gusa ku mbuga nkoranyambaga. Twe ntacyo twamenyeshejwe, kuri twe biriya ntacyo bivuze. Ni ukubera ikinyabupfura gusa Visi Perezida wacu n'umunyamabanga uhoraho bafashe umunyamategeko ngo avugishe minisitiri amusaba gusesa icyemezo. Muri rusange iki ni icyemezo giteye isoni, kidashingiye ku gikorwa na kimwe cyabayeho cyashingirwaho Kabila aregwa hashingiwe ku itegeko iryo ari ryo ryose cyangwa se n'itegeko nshinga. Muri make bagomba gusesa icyemezo cyabo kuko kirushaho kubatamaza. Ni ukuvuga rero ko ishyaka ryanyu ubu riri mu gukora nk'uko bisanzwe? Yego rwose rirakora kugeza igihe cyose bazatumenyesha icyemezo icyo ari cyo cyose. Kandi rero nabo barabona ko n'abaturage babona ko ari icyemezo kidafite aho gishingiye kandi kinyuranije n'amategeko, kandi ndakeka ko nabo ubwabo badashobora kubona ubutwari bubemerera kugitangaza. Mbe nkubaze, Bwana Kabila yaba afite inyota yo kugaruka ku butegetsi? Mbere yo kuvuga kugaruka ku butegetsi, yagize icyo avuga muri Afurika y'Epfo na Namibia. Ikibazo afite ni uko ikibazo cy'umutekano nk'uko gihagaze ubu, ibintu byabaye akajagari mu gihugu. Guverinoma Tshisekedi nta cyerekezo itanga. Kabila we yavuze ko ahagaritse ibyo yakoraga hanze y'igihugu kandi ko yiteguye kuba yatanga umusanzu we kugira ngo amahoro agaruke, habeho ubuzima buhamye bwa politiki. Ibyo nibyo yavuze kandi nibyo bisa n'ibitabagwa neza. Biratangaje ko hari abantu bamugerekaho ibintu, nyamara atanga igitekerezo gishyigikira ko ingabo z'amahanga zava mu gihugu, akaba ashyigikiye ko abanyekongo ubwabo aribo barangiza ibibazo bafite binyuze mu biganiro bidaheza. Turacyashaka leta ya Kongo kugira ngo twumve icyo ivuga kuri bimwe bivugwa n'ishyaka rya PPRD. Tunyarukire gato mu burasirazuba bwo hagati aho igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyishe umuyobozi w'umutwe ugendera ku matwara kazidini ya Islamu muri Libani witwa Jama al-Islamiya mu majyepfo y'umurwa mukuru wa Libani mu gitero cy'indege zitagira abadereva. Mu itangazo washyize ahagaragara uwo mutwe wamaganye yicwa rya Hussein Atwi uvuga ko yari umwarimu wa kaminuza, urupfu rwe maze urwegeka kuri Israel. Iri tangazo rivuga ko Bwana Atwi yaragiye ku kazi i Beirut igihe akadege ka drone karasaga imodoka ye. Urwego rushinzwe umutekano w'abaturage muri Libani rwavuze ko rimwe mu matsinda yarwo yavanye umurambo aho ibyo bintu byabereye. BBC gahuza miryango tugeze ku isaha ya saa 12:44 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi ndetse no mu burasirazuba bwa Kongo. Hano muri BBC tugeze ku isaha ya saa 11:44 n'umwanya w'ikinamico urunana. Duherukana Dina amerewe nabi, yaramutse ate? Dangwa idananye se wabyukiye mu maganya. N'urunana wakora iki suretse kugerageza ukareba ko wabyibagirwa mama? Ndakanye umukubitwa n'inkuba itagira amazi kuko atinyuke ambwire ngo ninze bampera ifuti. Yagaramye mu modoka imbere wagira ngo agaramye mu ijuru. Nyakugaramira ubusase hariya yibwira yuko yagutanze kuhicara. Mama ndakumva mwana we. Biriya byo byanteye agahinda, bintera umujinya, bintera umubabaro,
mbese sinzi uko nabigusobanurira ngo ubyumve. abantu bajya batukana ngo umuntu arakabona rubi, ngira ngo rubi n'ibiriya baba bavuga rwose n'ibiriya twabonye ku mugoroba pe. Imbisire z'abagore koko zadusuzuguye we, rangwa indamukamisha numva mbaye zeru nyazeru. Iby'isese ko ari gatebe gatoki mubyeyi, buriya sore na Nare bishimye ko badusuzuguye, ariko ntibaze ejo uzabasuzugura uwo ari we. Sha mwana wa, kereka nk'Imana nsenga rimwe ingirire neza ikazankopa Sorina, nanjye nkamwishyura akabona uwo ndi we. Ariko se mama nkwibarize, Mbaza rwose buriya koko Sorina avukana na Budensiana? aha bene Tade baravukana bakabyara kuri se na nyina ahubwo ni kumwe bajya bavuga ngo indi byara mweru na Muhima, ku buryo agira umutima mubi bigeze hariya muri umuna akaba ari Imana y'u Rwanda. koko Sorina niko ameze, kandi si uyu munsi ni kuva kera kiri n'umwana pe. Yagiraga amanyanga, akagira amatiku, akabeshya, mbese amabi yose yarajyagaho kakubitwa n'inkuba, akabunza amagambo n'iki gihe arakansiga. Ariko uzi ko na mbere yuko dushwana na Chris dupfa kiriya kibazo, Sori na Nare bahoraga bamugendaho bashaka ko dutandukana, ntabwo wabyumva. Uyu nawe di, ariko nye uzi ko uri umwasama koko, ubu nturamenya amakuru ko n'ubukwe bwawe bwapfuye ari Sori n'ubiteye koko ariyo wabiteguye. Utantera ubwoba se mama, niyo wabwiye Chris ngo anyange? Reka nkureke nigere mu misa, yewe ndumva wowe ukibereye mu miteto y'abato. Uko wari wambwiye ko utajyayo se mama? Umutima wanjye warurushye cyane nye, numva sinshaka kujya gusenga, ariko nibutse ko gusenga ari byo byamfasha kwibagirwa ziriya dayimoni twaraye duhuye nazo. None se kutandangirije iby'uko ubwo bukwe bwanjye bwishwe na Sorina? Muje papa iwe mbega mama iwe Yesu we ariko mama nasizongera oya nawe sirya mbere niryo yiba ariko nawe ntugakabye muje navuze ngo papa iwe ngo mbabara sinzongera wimbeshye wabajije abagagaze cyakora muje iyo umuntu ajya kubyara bataye umutwe pe ngira ngo hari n'uwindi zarya agahamagara inkuba neza neza ahubwo se nuko nyine waribwaga nashatse kukoza nise gutaka ngo ntuzongera icyo utazongera n'iki namatakira ngo yishamuje uretse ko iyo byose nta nibyo nibuka pe cyumva wagize ibise bibi bitakomezaga na di byazaga bigenda mana we mbega na di mana we cyakora nicyo kizo cyo kubyarira kwa muganga pe buri yo mbyarira mu isoko bikaba ngombwa ko banyongerera ibise uriya mukecuru ari kubikura he koko Sumva se na mwanjye shawara koze muje ni byanze bikuze ugomba kubyarira kwa muganga kugira ngo ukurikirane n'abaganga babyigiye nuko wagira inshuti yagira nkawe pe buriye nge numvaga nakwemera kambyaza nkaruhuka ariko nyine ukuntu wakomeje kumuhagararaho nibyo bitumye ubundi muzima pe kandi n'umwana akaba ari muzima nawe nta kibazo afite ahubwo ngera umushyire kwibere na diye ereka si ukuri mwima nta kintu kirimo muje nose abaganga ntibabikubwiye ko umushyiraho cyane ari byo bimufasha kumenyera kugukurana diye ndetse nawe bikagufasha kwihembera ko amashereka reka nongere mushyireho nubwo bitoroshye pe birananyira igita kumva ndasa n'ubabara pe amabere yabaye ubushye ihangane nyine mukoreye uko abaganga babikubwiye sibyo kuko ngo ayo mashereka ya mbere y'umuhondo nayo umwana aba yakeneye cyane ni ukugerageza byose nkabikora buriya nabonye umuganga akubwira ikintu azi kandi afitiye impamvu yacyo ikindi kandi nadi ugomba no kunywa igikoma cyinshi sibyo kugira ngo kigufashe kubona amashereka shaka igikoma rwose nta kibazo mfite kuko shira kibonera hari nyinshi cyane ihagije uje kunsuhuza Sereya ko nari ntarahamagara ubwo we n'iki ko ndi hanze Sori ya umubavu wawe rwose uhumura kubi sinayoberwa aho uciye amakuru yawe se amakuru ni meza wowe se waramutse utesha Sori umva naraye neza rwose nasinziriye neza nabyutse neza mbese muri bake bishimye ku isi na Sori narimo nizere ko cyagushimishije ari agatendo ka nimugoroba urumva hari ikindi se sha gusa nanjye nishimye pe narebye ukuntu karumara inkwi kameze kakubiswe n'imvura imyenda yakizingiyeho inyuma Yesu we maze ndakarembuza nti ngwino tugaha karifte sha mbona shonze mureba agenda ashonga kisi ariko wari ugiye kuzana ubwana pe nuko nahabaye buriya n'ibiki wavugaga
igihe Chris avuga ngo arumva abuze umwanzuro afata hagati yo kuba hari ifite no kubareka sha nyine umuntu mukuru aba ari mukuru sori tumaze kubacaho na lift bayanze nibwo nahise mbona ko icyo wambwiraga ari cyo koko n'ubundi kunyagirwa bakomeje baranyagirwa kandi noneho Rumarinkwi ahita nabona ko yamaze kuba karahanyuze ntawe ukimukeneye akira ariko niko umva harya buriya ngo ntabwo n'umukobwa we basigariye kuki umva nta gisigaye ntacyo umva ninjye muntu wajya gukunda gushidikanya ariko agatendo ka nimugoroba kanyeretse ko filime ya Rumarinkwi yizinganye n'ipfa ry'ubukwe bwe umva biriya byabaye umugani rwose ubu igisigaye umuntu yavuga ni ugushaka uburyo bwo kwirinda gusa twirinda iki se sori arawe wirinda iki none se buriya urumva nyese na nyina twagize kuriya bari bugende bakicara bagatuza bagaceceka we byanze bikunze baraza kutugabaho igitero kandi bagomba gusanga twarabiteguye mbere gushaka kuntera ubwoba se sori ubwo se baratugabaho igitero kimeze gute aya mata y'umwana nyashyireho Nori ngwino yansuke mu mutwe umwengo icyo Nori ahubwo se wombajije ngo iki nyamara wigize nabi wa mugore we ubanza guca bugufi kwanjye rwose aribyo bituma usuzugura ukafata nk'ikimbwe haze muri urugo rwanjye ariko byose niwe wabizanye wambwiye ko ntacyo tugipanga uzajya ukora ibyawe nanjye nkora ibyanjye icyo wambazaga se ni iki aya mata nkubaza aho nshyira n'ay'umwana wacu ariko kereka niba wowe atakiri uwawe ngewe si yo mvuye kuyagura nkubaza aho nyashyira uhita uyateka hanyuma se we nta maboko ugira yo kuyateka ubusanze amasafuriya uko ugenda uyahinduranya bitewe n'icyo ugiye guteka koko shareka ibyo ngibyo tubireke nyashyira aha ngaha nubishaka urayateka nutabishaka rwose uyareka apfa ugiye he sera ariko ubu mbaza aho ngiye ngo tujyane ngiye aho nshaka ngaho ugenda ujye kubwira nyoko ko iri joro naraye mu cyumba cyanjye aha ururimi rwashywa n'urundi reka nkureke nigendere ubwo uratangiye ariko Karimi ubundi uri mugabo nyabaki wirukanyira kubwira nyina buri kabazo kose kabaye mu rugo ibi ni ibiki noneho uhise ufatwa n'abazimu se mu bwa mbere unyise imbwa se reka nkwereke ko ndi imbwa koko ntumbeshyire rwose Karimi ntabwo ngiye nigeze nkwita imbwa icyo nkubaza ni ukuntu umuntu w'umugabo ahora atakira nyina buri kabazo kose kaje mu rugo aho kwicara ngo we n'umugore we bakemura icyo kibazo aho ni nk'uko nakubaza ntise wowe uri mugore ki ukangisha kuva mu cyumba kuri buri kabazo kose kaje muri uru rugo none se niba udashaka kujya iwacu ngo unsaba unankwe ku mugaragaro ubwo mba nkiri umugore wawe uhita uba uwande mpitandutwa n'umupfakazi rwose Karemi noneho nkibwiza nkatanga rugari ku bandi bagore beza kugira ngo baze bakore ibyo nakoraga kandi ugira amatikura umugore we abo bagore se harabona kweretse ni ngombwa se ngo ubanyereke niba udashaka kunsaba nk'uko abandi bagabo bakorera abagore babo ibirori bakajya kubasaba ku mugaragaro ntibyisobanura ko hari abandi ufiteho gahunda yo kuzajya kubasaba ukanakwa yewe sha Nadi mukanya rero ndagusiga ntuke ngere mu rugo ndebe uko abana bameze sha mujye ntacyo nagushinja pe wambaye hafi nkora ibishoboka byose ubu nawe ugiye kureba abana bawe nkakurenganya na bandi ndashima pe ubu se nta muntu kugusigaraho nimugoroba ninde se waza sha mujye ni ukubaga nkifashe nyine akabe karimenya burya ntambwe igira umushumba yaba we ubu se kwisigarana koko umuntu w'umubyeyi rwose ukeneye guhereza akana kariya ntabwo byoroshye pe kwenda ikingo ari nk'umuntu wantwaza ibintu hano naho ubundi kuguma hano ntibigoye pe ndakeka ko ndara ntacyo uko biri kose shaba utashye byaba ari byiza pe kuko niba wahamagara Patrick yaza akagutwaza ariko ntugashinyagure mujye ubu se maze iminsi ngahe hano kwa muganga ko atarahagera n'umunsi n'umwe Nadine nawe ubu se nuzi ukuntu abagabo batinya inshingano Patrick ararenze wenda wasanga yemba ko naza kukwirwa cyangwa ukuraraho ari umutwaro ariko kumbwira ko bagusezera akaza kugutwaza ibintu ndumva bitamugora rwose ku mugore we nta cyamugora cyane ko afite na velomoteri yaza kubikubitaho akabisimbukana akabishyira mu rugo ubundi akikomereza ubuzima bwe si ibyo navugaga se ibyo ntabwo byamunanira rwose pe muhamagara bimubwiye Nadi arabikora ibyo se yabishobora adafite ubushake mujye ko ubushake ari bwo bugoye imbere y'ibindi byose ubu se sinamuhamagara ngo aze twandikishe umwana ntiyabyanze
oya nadi akira telefone muhamagara Ntabwo gise yigize muzi wowe. niki nimero zarya ntuzizi ndazizi ni 0752 ndumva arizi akira ngaho muhamagare iyo tugiye Imana akayifata ahubwo alo yego Patri amakuru ni meza ninde ko mbona nimero ari nshyashya ego ko ubwo se ntabwo ijwi ryanjye waryumvishe Pati ndumva ari Nadine kumamagaye se mu masaha y'akazi none se ntubizi ko ndi kwa muganga Pati uyu munsi baradusezerera kandi umwana ntarandikwa mu irangamimerere ubu rero sindi Nyarurembo hari ahantu nagiye kure cyane sinabasha kugeraho kwa muganga ubwo nibansezera ndabigenza ni Patri none se washaka ko nkuburiza abaganga ngo ntibagusezerere ashaka kugera hano tukandikisha umwana ukaza no kuntwaza ibintu byanjye ukabingereza mu rugo ntabwo byashoboka rero ubu sindi hafi none se ubwo biragenda bite ko nanjye ndi njyenyine nta muntu mfite umfasha koko Patri ariko Sonori ubundi nkaho bakubaza icyo utonganira uhavuga iki noneho ndi kwiyenza ntaho bitaniye no kwiyenza ntabwo numva ukuntu umuntu yifata rwose akigira nabi bigeze aho ngaho ngo nuko atakuwe mbese ubwo kunsaba ntacyo bikubwiye nishaka sinzongere kwirwa mbikubwira si uko bitakimbwiye ariko ntabwo aribyo byihutirwa aka kanya se harihutirwa iki Kareme kubaka no gukinga umusarani uboshye ari ibiro umusarani ni ingenzi kuko rwose udufasha kugira isuku bityo tukagira ubuzima bwiza yaba twebwe n'abaturanyi bacu mbese ubwo nzasabwa ari uko wamaze gukurungira umusarane wawukinze mbese wawugize igitangaza Honori noneho nkwiyame uranyumva nkura rwose mu matwi indirimbo yitwa gusaba no gukwa siko nta soni ubu ndangajwe imbere no gushaka icyateza imbere umuryango wowe uhangayikishijwe n'ibirori ariko ubu nitwe abantu bakennye cyane muri Nyarurembo ku buryo ari njye mugore wabaho ntarasabwe ariko ubundi reka nkubaza ubundi ujya kwegereranya n'abakize n'abakennye b'inyarurembo ujya kuza aha ngaha wazanye iki ngo tugihereho urasubire kunyurira Kareme ngo njye nta mafaranga ngira ese ngo ucyuriye ndakubwiza ukuri ntiwaje ufite imyenda wambaye gusa nayo itari na nyinshi ubu si urebye aho twahereye ukareba n'aho tugeze iyo tuteze iri ku mukanda ngo tumenye icy'ingenzi kurusha ikindi tuba aricyo dutakazaho amafaranga ubu tuba turiye none se ko turimo dutera imbere kuki ushaka ko dukomeza kubaho nk'uko twari turiho tugikennye none ubu turi abakire rero dukennye iki se Kareme erega nanjye icyo gihe narabibonaga ko nta kintu dufite niyo mpamvu ntigeze nkurushya rwose ngo ujye kunsaba iwacu ariko ubu rwose ndabigusaba kuko mbona ubushobozi buhari ahubwo avuga ko icyo gihe wari umukozi wo kwa Shyaka ko icyo wapfaga ari ibiryo ukura mu masafuriya yo kwa Shyaka na Devota ukuntu nyihindutse rero ukansira ibanga ngo urashaka gusabwa nibyo ntumva ese kumbi impamvu udashaka kumpa agaciro nk'ak'abandi bagabo baha abagore babo ni uko ndongoye ndi umuyaya iri cyo cyurana rya Honorine na Karemera riragarukira he wowe se ubona bakwiye gukora iki ngo bakemure amakimbirane ari mu muryango wabo nibikomeza gutya se ubona bizagira izihe ngaruka naho mu kiganiro runana cy'ubutaha barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana nibo rero bashoje ikiganiro cyacu cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 22 z'ukwezi kwa kane